Nongeye kubasusa no kubifuriza gukomeza kugubwa neza muryango mugari bakunzi bacu tubana umunsi ku munsi birumvikana tuzinduke mu makuru yacu n'amakuru menshi cyane agiye atandukanye tugiye kuba tugenda atugarukaho tureba akantu ko kandi ko nezera neza ko mumeze neza kandi muramutse amahoro y'Imana mu bikorwa bigiye bitandukanye mugiye kugenda mujyamo arababigezemo n'abatarabigeramo reka mbifurize gushyikirwa n'Imana ku buryo bukomeye cyane. Birumvikana amakuru yacu turayahera ku nkuru mbi cyane ku nyeshyamba z'ama 23 yongeye gutakaza umurwanyi wayo ukomeye cyane navuga Colonel Sematama wamaze ko bugenda witanga mu maboko y'ingabo za FARDC kabisa, ariko kandi uyu ni umwaka ukomeye cyane nibibazo bikomeye cyane kuri uyu mutwe cyangwa kuri izi nyeshyamba kuko Rumangabo yamaze kuba Rumangabo kabisa, Rumangabo yamaze kuba isibaniro. Birumvikana ni Wazalendo na FARDC babigizemo uruhare. Turareba iby'iki kigo gikomeye cyane cy'imyitozo cyama 23 mu by'ukuri, turareba mu bindi bice bikomeye. General Pacifique Masunzu tayari yamaze kumanuka kuri front line nyuma yo gutanga itegeko ndakuka ryo gukora ibitero bikomeye cyane cyane mu mujyi wa Bukavu ndetse n'ibindi bice. Kibati inyeshyamba z'ama 23 zongeye kuzinga intwaro zirahunga ku buryo bukomeye. Iyi ni Kibati mu by'ukuri mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Urabizi ko ari Kibati ebyiri, iyo hano Igoma ya hariya za Warikare, ni Kibati ya za Warikare rero mu by'ukuri nyuma yo kwarasa ibitero bikomeye no kwagaba ibitero bidasanzwe ba 23 yahisemo kuzinga intwaro iragenda. Turagenda atubyinjamo 5 kuri 5. Imijyi igiye itandukanye yagiye ibohorwa, yitwa Zaruke yabohowe, hariya za Bobo n'ibindi bindi. Muri teritwari ya Masisi hongeye kuba imirwano ikomeye cyane. Byose turaba tugenda atubyinjamo tureba akantu ku kandi. Urumva ni byinshi twamaze kwa tugenda tubategurira mu by'ukuri. Ni imijyi myinshi yagiye ibohorwa turi bugende twinjiramo. Turagaruka ku ngabo z'u Burundi FDNB hano mu nkengero z'umujyi wa Bukavu, icyo bari gukora n'icyo bari gutegura mu by'ukuri byose turagenda atubirebaho. Kanda subscribe, ukoreshe ya commenting, urayikinge, nurangiza ukande kukazogera tugende tubana 5 kuri 5. Ni kuri Warusiki Iwacu TV mu by'ukuri na makuru yacu y'umunsi ku munsi. Birumvikana rero nkuko nari maze kuba ngenda mbikubwira na makuru aturuka mu ngabo za FARDC zamaze kwa zigenda zitangaza ko zifite mu maboko yazo Colonel Sematama. Uyu nguyu mu by'ukuri nawe yari umwe mu barwanyi bo muri izi nyeshyamba z'ama 23 by'umwihariko muri twirwaneho na Zared Tabara. Rero ko ibice byose byo mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu by'ukuri cyane cyane hano za Fizi na za Mwenga bikigoswe n'abasirikare 3,000. Baravuga bati nta kindi gitegerejwe anga cyangwa nta kindi cyakorwa ku ruhande rwa Red Tabara ndetse na zatwirwaneho, uretse ko abasirikare babo bakomeje kuba bagenda bitanga. Urumva baragoswe mu kugotwa, bakoresha imbaraga zabo na propaganda kugira ngo bagaragaze uburyo ingabo z'abarundi azigose hariya. Zarabagose gusa zirabareka, ntabwo zibarasaho, ahubwo umunsi ku munsi zigenda zakira abasirikare nyine bagenda bitanga. Uyu nawe arajyanwa Ikisangani aho abandi bose bagenda bajyanwa, kuko buri hari ibihumbi n'ibihumbi by'abasirikare ari abafatiwe ku rugamba ari abitanze bose bajyanwe Igisangani. Colonel Sematama rero n'abandi basirikare nabo baje kwa bagenda biyongera kuri iyo mibare mu by'ukuri ku buryo bukomeye cyane bagenda bitanga. Ikintu navuga ko kitoroshye ku ruhande rw'ama 23 bigendanye n'abasirikare babo bakuru nyine bagenda bitanga umunsi ku munsi. Mu by'ukuri navuga ko ni kimwe mu bihombo bitoroshye. Reka tuve kuri Colonel Sematama rero twite twerekeza i Rumangabo. Rumangabo ni hano muri teritwari ya Rucuro. Urabizi ko ari kimwe mu bigo bikomeye cyane by'inyeshyamba z'ama 23. Mu by'ukuri rero nyuma y'iminsi giterwa imibare umunsi ku munsi, kuko
abazalendo n'indege zimaze iminsi zakora ubutasi ubundi kuva basenya ikigo cya Cyanzu Rumangabo bakomeje kwitera imibare kabisa. Rero humvikanye ikintu cyitwa masasu atari make cyane muri iki kigo cya Rumangabo, ariko amakuru yandi akavuga ko n'ubundi ingabo zirwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zimaze hafi ibyumweru 2 zizenguruka cyangwa zigose kiriya kigo cya Rumangabo mbere yo gufata umwanzuro wo kukirasamo indani. Rero abasirikare bari bagiye bakirimo biravugwa ko bagiye bakwira imishwaro bakirukanka, dore ko ari bimwe n'ubundi mu bintu byagiye biranga abasirikare cyangwa abari mu myitozo muri kiriya kigo bagiye bacika umunsi ku munsi bahunga bakivamo, bikagaragaza uburyo nyine batari bishimiye imyitozo barimo bahabwa n'inyeshyamba za 23, dore ko bavuga ko abenshi bajyanywe ku gahato, abandi bakajya nyine muri iyo myitozo batabishaka cyangwa batabyifuza. Ibyo rero biri kugenda bituma abasirikare benshi cyane babonye uburyo bwo kugenda bacika kiriya kigo cya Rumangabo. Muri make byabaye korosora uwabyukaga bitewe nuko abasirikare benshi babonye uburyo bacika izi nyeshyamba za 23 mu by'ukuri. Urumva ko rero buri mwanya ukomeye uyizi nyeshyamba uragenda wataka ku buryo budasanzwe. Cyanzu Rumangabo n'indi migi ikomeye bagenda birukanwamwo ntabwo bisanzwe. Impinduka zirimo ziragenda zigaragara. Migi nka za Mirangi, za Masisi nako za Rucuru santere, bitero bigana za Bunagana, za Rubaya, aho hose akagenda hatakwa. Hari ibihombo bigenda bigaragara nyine kuri izi nyeshyamba mu by'ukuri, kandi ubona ko batabafitiye ibisubizo by'ako kanya. Umugabo witwa rero Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo yageze i Doha muri Qatar kuri iki cyumweru kugira ngo yifatanye mu nama ya kabiri y'isi igamije iterambere ry'imibereho myiza, igikorwa mpuzamahanga gikomeye cyateguwe na leta ya Qatar kuva ku ya 4 kugeza ku ya 6 Ugushyingo. Uyu mugabo witwa Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo kugenda yitabira izi nama harimo na trike. Uribuka amagambo aherutse gutangariza mu Bufaransa, uribuka inama ikomeye yahuyemo na perezida w'u Rwanda, amagambo yayivugiyemo. Uribuka ko yanavuze nyuma ya perezida w'igihugu cy'u Rwanda kabisa. Tshisekedi rero izi nama zigenda ziba nazo agenda azifashisha mu kuvugira nyine mu mbwirwaruhamwe mu gihe abafashe ijambo kugaragaza ibirimo bibera mu burasirazuba bwa Kongo kabisa, kandi cyane akahita agaruka akweshoninga u Rwanda. Abizi binyamakuru byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abandi bagiye batandukanye uburyo nyine bashinza u Rwanda gushyigikira inyeshyamba za 23. Izi nama rero ni zimwe muho nawe agenda yifashisha ndetse atangaza byinshi. Perezida bafite ubudahangarwa bukomeye cyane, ntabwo yazamura ijambo avuga ngo bagira umuhagarika, nyine aba yabiteguye buryo ari buze kuvuga, buryo ari butambutse ijambo rye. Nako rero izi nama zigenda zimufasha uyu mugabo witwa Tshisekedi. Reka twerekeze muri Warikare rero mu itsinda rishya, hari itsinda rishya kabisa ry'abacuruzi ryasahuwe. Biravugwa ko ubusahuzi ababwihisha inyuma ntabwo baramenyekana n'ahitwa Irukomo kabisa muri teritwari ya Warikare. Ni mu gihe imirwano ikomeye cyane muri teritwari ya Masisi hagati y'impande zombi rero yasize wazalendo wazawaza kabisa yigaruye agace bita Ishengesha rero na agace nako kaberemo imirwano muri tumwe mu duce twinshi cyane. Ku munsi w'ejo twagiye tuberamo imirwano, gusa akangaka zikaba zagiye zikurwamo ku buryo ukomeye cyane. Kibati urabizi, murayibuka cyane ejo bundi harasirwamo abasirikare benshi b'inyeshyamba za 23. Icyo gihe mu by'ukuri zikanagaragaza ko zahombye abasirikare benshi cyane. Kuri wa kane rero biravugwa ko ingabo z'abawazalendo zongeye kwigarura uyu mujyi wa Kibati, ni muri teritwari ya Warikare. Akubwira ngo ikitonderwa
mu majyaruguru cyangwa intara ya Kivu y'amajyaruguru ifite imijyi ibiri ifite izina rimwe yitwa Kibati ari ngiyo muri teritwari ya Walikale, hakaba n'indi yo muri hano Igoma, uretse ko iyi Kibati nayo yano Igoma navuga ngo ni ruguru gato ikibuga cy'indege cya Goma Airport ahitwa za Munigi, mu gihe muhaze cyane ni muri biriya bice. Nukuvuga ko rero uyu mujyi kuva kuwa kane kugeza n'ubu ngubu kuri uyu wa mbere ugenda ugenzurwa n'ingabo zo ku ruhande rwa leta, bikavugwa ko nanone kandi muri ijoro ryakeye gitumye mbigarukaho kabisa, abasirikare abafashe rwose izo ntwaro zabo barazijyana. Urahibuka ibirindiro byatwitswe ku buryo bukomeye cyane, izi nyeshyamba zikagenda zihahombera bimwe mu bikoresho byazo. Ni mu gihe kandi mu by'ukuri umujyi wa Luke ahangaha mu gitondo cya kare abazalendo muri ni wazalendo yitwa IOCRC yagabye igitero gikomeye cyane simusiga ku irindiro by'izi nyeshyamba muri uyu mujyi wa Luke. Bikanavugwa ko abazalendo bari kugenzura uriya mujyi nyuma y'imirwano, bagakomeza batangaza ko intego yabo gake gake ari ukugenda babohoza ibice byinshi cyane kandi bagenda bigarura ubutaka bwabo. Mu by'ukuri urabona ko aba bazalendo muri gahunda yabo harimo kugenda agace ku kandi. Mu by'ukuri rero reka dukomereze amakuru yacu kuri ibi bice by'intara ya Kivu y'amajyepfo. Mugabo witwa Pacifique Masunzu kabisa, General Pacifique Masunzu wakomeje kugenda ukora ibintu bye acecetse atuje cyane, ariko akayerekana cyangwa agatanga umurongo ngenderwaho ku basirikare be cyangwa abasirikare nyine b'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, genda atanga trike nyinshi cyane zo kurasa. Ubu ngubu barakubwira ko yagarutse kuri front line. Abizi ko ubu ngubu abazalendo FARDC na FDNB bazengurutse ibice byinshi cyane byo mu ntara ya Kivu y'amajyepfo, cyane cyane umujyi wa Bukavu. Nariya muri Nzibira imirwano yongeye kwashena, mugabo yaje kuri front line. Ni nyuma yo gutanga itegeko rero rikomeye cyane ryo kugaba ibitero simusiga kuri Kavumu Airport, ryo kugaba ibitero simusiga ku murwa mukuru w'intara ya Kivu y'amajyepfo. Yavuze ati reka nze nifatanye n'abandi bashenerali bakomeye cyane bari ku rugamba, harimo abangaba ba William Amuri Yakutumba, harimo bakasimbira John Makanake, harimo n'abandi bazalendo kabisa, bavuge bati reka dufatanyirize hamwe noneho twatake nyirizina mujyi wa Bukavu. Ibi ngibi rero birakwereka ko itegeko ryo kurasa inyeshyamba z'ama 23 ya General Pacifique Masunzu yaje kurishimangira itegeko rikomeye, nta bintu by'imikino birimo. Bukavu abayirimo bapfukame basenge cyane, kuko uyu mujyi ugiye kuberamo intambara zitoroshye nkuko bigenda abigaragara. Mu by'ukuri biragaragara uyu mugabo ntabwo yegeza ajya kure, yarari hari Kisangani muri Chopo, n'ubundi hari byinshi byagiye bihabera. Communication yagendaga akora umunsi ku munsi, gwagurutse ibitero by'indege byo kurasa ku birindiro by'izi nyeshyamba byagendaga bikorwa 5 kuri 5, nkuko yaje akazana imbaraga n'impinduka zikomeye. Mu by'ukuri uyu mugabo numwe mu bantu baje bakayobora urugamba bigendanye no kuvuga ko ari umunyamurenge, bikavuga ati hari ibyo atazitaho, ariko imbaraga zikomeye yabanje kuzishyira mu misozi miremire y'imirenge yari muri teritwari ya Zafizi. Niho yabanje gushyira imbaraga zikomeye, yagiye atanga imburira zidasanzwe. Ubone nyine ibyo abandi basirikare b'abanyamurenge bavugwagaho, Pacifique Masunzu akubwira ati apana kabisa, we ntabwo yagiye abivugwaho, ahubwo yagiye ategurana bya bitero bikomeye cyane. Harimo cyane ibyagiye byibasira nyine izi nyeshyamba nk'ibyo bitero byo mu kirere. Mu by'ukuri barakubwira ko ari umwe mu babigiramo uruhare. Rero muri ubwo buryo bukomeye cyane, ingabo z'abarundi ndavuga FDNB ubu ngubu ziri mu marembo kabisa y'umujyi wa Bukavu, aho bategereje nyine
kwinjira indani, aho bategereje kwinjira indani. Aba n'abasirikari ba joininze ku munsi w'ejo bari kumwe n'abamilisiyoneri n'ibindi bikoresho bari bagiye bitwaza kandi bigiye bitandukanye. Rero nongere kubashimira mbifuriza n'umugisha w'Imana. Inkunga yanyu kuri jye n'ubundi ni subscribe, share, comment, like, gene mukanda no kukazogera, dukomeze kuba tugenda tubana neza cyane mu makuru yacu, mu makuru yacu, mudushyigikira mu by'ukuri neza cyane. Murakoze, mukomeze kugira umunsi mwiza.